Abisirayeli batsinda urugamba binyuze kuri Dawidi, inzira itagaragarira abantu, inzira itagaragara n'imbaraga z'abantu. Twongeye kubasuhuza mwese rero abakunzi b'umwami wacu Yesu Kristo ndetse n'abakunzi bakurikirana ibiganiro by'imyizerere n'ijambo ry'Imana kuri televiziyo Umwizera TV show. Mugiye kubana nanjye rero Apotre Anastase mu butumwa Imana yampaye kugira ngo mbashe kubwira abatuye ku isi, mbashe kubwira abantu babizera Imana ishaka kugira ngo bakomere kandi bahumurizwe mu gihe cy'amage, mu gihe cy'amakuba ndetse mu gihe nk'iki isi yose iri mu kangaratete kubera ibibazo bitandukanye. Ijambo rero mfite uyu munsi ni ijambo ry'ubuhanuzi. Ni ijambo ry'ubuhanuzi, si kenshi cyane nubwo njya mbwiriza ijambo ry'Imana ndetse akenshi nganabwiriza ijambo ry'ukuri, ariko ntabwo ari kenshi ngunda kuvuga ngo Imana yampaye ubuhanuzi. Kandi nyamara si uko Imana idatanga ubuhanuzi, nubwo hari ababeshyera Imana, nubwo hari abavanga Imana yantumye bari gushaka indamu cyangwa amaviyuzi, ntabwo nge naje hano kugira ngo nshake ibindi bintu cyangwa se indi ndamu, ahubwo nguzaniye amagambo yera Imana yampaye. Aya magambo Imana yambishuriye ndi ku kazi, hari nimugoroba ndimo nsoza akazi, ndi mu iteraniro ngiye gutangira iteraniro. Imana imba amagambo ku itariki 30 z'ukwezi kwa 10, hari kuri 31, hari kwa gatanu ndibwira, hari kwa gatanu 31 z'ukwezi kwa 10, hari kwa gatanu soza icyumweru. Hanyuma rero icyo gihe Imana impa amagambo yayo, numva ijwi rimbwira amagambo akomeye ngomba kubwira abantu. Muri ayo magambo, mu gihe nari ngishidikanya cyangwa se iby'umwuka bamenyereye iby'umwuka kandi batabeshyera muri byo, rimwe na rimwe y'ijwi rigeze kuri wowe cyangwa se ukumva amagambo wuzuye amagambo y'Imana ugomba guhanura, ukunda guhita kugwa mu kibazo cyo gutangira kwibaza, ukajya mu gice cyawe bwite cyo kwibaza, mbese ni ijwi ndi kumva, ni amagambo y'Imana cyangwa se n'andi magambo runaka. Imana ihita ko inyereka igitabo ngomba gishingiyeho amagambo irimo irambwira. Niyo mpamvu mbere yuko mbabwira ayo magambo y'ubuhanuzi, ngira ngo noneho tubanze tunarebe icyo gitabo, ibitabo Imana yampaye bishingiweho n'ubwo buhanuzi. Igitabo cya mbere ni Samweli wa mbere. Ni Samweli wa mbere, ndagira ngo tujye dukoresha n'ibyanditswe kugira ngo mubikurikire. Igitabo kiri muri Bibiliya mu rwandiko rwa mbere cyangwa se igitabo cya Samweli wa mbere, igice cya 17. Hanyuma ntabwo amagambo yose turayasoma, ariko points zirimo turazitangira neza, tuzitangiriye ku murongo wa 41. Umurongo wa 41 turaza kugira ndetse ku murongo wa 50 muri icyo gitabo. 41, umutwe w'amagambo muri gitabo aravuga ngo Dawidi yica Goliyati. Dawidi yica Goliyati. Hajemo ikintu gikomeye. Umufilisitiya nawe araza asatira Dawidi, umutwaje ingabo amurangaje imbere. Umufilisitiya aza akebaguza, abona Dawidi aramusuzugura kuko yari umusore w'umugenda w'inzobe w'uburanga. Nuko Umufilisitiya abaza Dawidi ati, ko unteranye inkoni, mbese ugira ngo ndimbwa? Umufilisitiya aherako akwena Dawidi mu izina ry'Imana ze. Umufilisitiya abwira Dawidi ati, ngwino ngo bagire ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba. Dawidi abwira Umufilisitiya ati, wanteranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko nge nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana y'ingabo za Isirayeli wasuzuguye. Uyu munsi Uwiteka arakungabiza nkwice, nguce igihanga, kandi ndagaburira ibisiga byo mu kirere
n'inyamaswa z'inkazi zo mu ishyamba, intumbi z'ingabo z'Abafilisitiya, kugira ngo abo mu isi yose bamenye ko muri Isirayeli hari Imana. Kandi ngo iri teraniro ryose rimenye ko Uwiteka adakirisha inkota cyangwa icumu, kuko intambara ari iy'Uwiteka kandi ari we uzabatugabiza. Nuko Umufilisitiya ava aho yarari aza guhura na Dawidi. Dawidi ahuta yiruka yerekeye ingabo zabo ngo ahure n'Umufilisitiya. Umurongo wa 49, Dawidi akabakaba mu mvumba ye, akuramo ibuye, ararirekura, arikocora Umufilisitiya mu ruhanga, ririgitamo, yikubita hasi yubamye. Uko niko Dawidi yahanguje Umufilisitiya ibuye ry'umuhumetso, aramunesha, aramwica, kandi nta nkota Dawidi yari yitwaje. Aya magambo ni amagambo y'umwuka kandi y'ubuhanuzi. Egereza umutima wawe mw'iri jambo, dusenge dusabe Imana kugira ngo imitima yacu ifungukire kuryumva. Mana Data, mu izina rya Yesu Kristo, Mana ifite ubutware n'ubushobozi, uri Imana y'abantu bose, ari abakwemera n'abatakwemera, kubera ko ari wowe waremye byose ukabishyira ku isi. Data twese uhoraho, uri umwungeri wacu, ni wowe mwami w'amahoro wenyine. Niyo mpamvu tukwinginze kugira ngo amagambo nk'aya ngaya yo mu ijambo ryawe, nta mwana w'umuntu wo kuyavuga uko abonye, nta n'uwo kuyasobanura. Sobanurira ubwoko bwawe icyo watumye, amaze babashe kumva ibyo ari byo. Ndi umuntu mbasha kuvuga ndetse n'amarangamutima akazamo, ariko icyo niringiye n'imbaraga z'umwuka wera uri kumwe nanjye, kugira ngo ubu buhanuzi bugere kubo bushaka gukirisha. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu isi no mu ijuru, amahoro yawe n'umugisha we muri twe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Haleluya. Rero bene data, ngira ngo abanzi kuri kamera, nk'uko narabibwiye, ndi umukozi w'Imana wigisha ijambo ry'Imana, intumwa Apotre Anastase, udakunda kubeshya, udakunda ibinyoma, ariko nabwo ukoreshwa n'imbaraga z'umwuka wera w'Imana. Mu biganiro byatambutse ubushize turi mu busesenguzi, nabwiye kandi ko ndi n'umunyamakuru, kubera ko nabyo nabyize, ariko ntabwo nabyize kugira ngo nkore ibindi, ni ukugira ngo nabyo bimfashe mu nzira yo gutransmeta message ku bandi bantu, kandi bimfashe kumenya ethics cyangwa se amabwiriza yo kuvuga mu mbaga y'abantu. Nubwo n'ubundi twagiye tubyiga mu teology, ariko nabwo birakwiriye ko tugira ubumenyi butandukanye. Rero ngira ngo nabwo ivuga butumwa naryo ni ng'itangazamakuru. Iyo muri kureba ama social media, buriya bari abantu bose, baba pasteri, baba abandi bantu bo ku social media, bariya bose buriya ni abanyamakuru, kubera ko amakuru batransmeta abantu nyine yagombye guhindura abantu cyangwa se akabagirira akamaro, mukeneye ibyo hirya no hino. Reka rero ne kuvuga byinshi bitaza kudukura mu murongo w'icyo tugendereye. Ubu butumwa nk'uko nabibabwiye cyangwa se ubuhanuzi, ngira ngo nabuhawe n'Imana hari kuwa gatanu ku itariki 31 z'ukwezi kwa 10, twarimo dusoza icyumweru. Hanyuma nari mfite iteraniro rya nimugoroba ngiye kwinjiramo mvuye mu kazi, niho numvishe aya magambo, umwuka ayambwira kugira ngo mbashe kuyaha abandi bantu. Ntabwo ari ubu ngubu nyavuze gusa, sinabwo nzayavuga gusa, kubera ko ni ubuhanuzi bw'Imana kandi butajya busaza. Nk'uko tumaze gusoma rero iyi nkuru ya Dawidi, abenshi mujya muyisomerwa aho muteranira no mu nsengero zanyu murayisomerwa, kandi bitarimo amarangamutima, cyangwa se akaba n'abayitwaza bakayisobanura uko itari. Ariko uyu munsi uragira ngo ujye wayumva bushyashya. Uyu Dawidi uvugwa ntabwo ari Dawidi ku giti cye, ni Dawidi nk'intoranywa watoranijwe n'Imana ubwe atarakwiriye. Nta bushobozi afite,
ariko Imana ikamutoranya nk'ukwiriye kugira ngo imukirishe ubwoko bwayo, imukoreshe, imukirishe abandi bantu. Ngira ngo Dawidi muramuzi ko icyo biri twereka ni umwe mu bana ba Yesayi. Ubwo Samweli Imana amubwira kugira ngo ajye gukura Sawuli ku ngoma, icyo gihe Sawuli Imana yari yamutumye kugira ngo yarari ku ngoma uko Abisirayeli bari barasabye ngo bashaka umwami, ndetse baravuga ngo nibabinikire Sawuli. Hari igihe tujya dufosinga Imana tugashanga Imana nkorera ibingibi, Imana nkorera ibingibi, ariko ntago nawe wakereka Imana icyo yakora, ahubwo ibidukwiriye byose Imana irabizi. Reka tujye dukora ibyacu, iby'Imana tubiyirekere, Imana bari yituyobora mu byo ishaka kutuyoboramo. Byaje kuba ngombwa rero ko Sawuli anyuranya n'Imana. Sawuli yanyuranyije n'Imana, aho ndetse Abameleki bari baragomeye Imana, hanyuma Imana ikamubwira ati genda urimbure Abameleki bose, ubakureho ntagire n'icyo usigaza, ndetse n'amatungo yabo yose uyarimbure, kubera ko nta gishimishije mu maso yanjye. Uwo ni Uwiteka abivugaga. Sawuli yaje kugera igihe yari umwami, ariko aza kugira uburyo bw'impuhwe za kimuntu. Ubundi buri ijambo ry'Imana ntabwo rikebakeba, ntabwo rikebabuza. Ijambo ry'Imana ryo uko ryamwe mbere rimeze ni nk'inkota, ni nk'inkota ityaye, iyo rigiye rigendera umujyi umwe, ntabwo rijya rigendera mu nzira nyinshi. Hanyuma Sawuli yaje kwiha andi mabwiriza. Bene data, abantu babwiriza ijambo ry'Imana ndimukajya mwiyongerera cyangwa mwiha andi mabwiriza, kuko nta cyarusha Imana impuhwe, ntacyo Imana yavuga we ngo ubone ko hari icyo wagikosoraho. Agiye kwica Abameleki afata intama ngo zibiduhagire, afata ndetse n'inyana zibiduhagire, hanyuma aravuga ati ntago ari byiza, abwira abagaragu be n'abaja be ati ibingibi ni mubibike tuzabitambira Imana ibitambo. Urumva ko bari bagiye gutamba ibitambo biturutse mu kizira cyangwa se mu byo Imana yashatse ko bibasha kugira ute kurimburwa. Iyo nkuru mwese ngira ngo murayizi. Arokora ndetse n'umwami Agagi aramurokora, aravuga ati twafashe umwami mbiri ariko ntabwo turi buze kumwica, kandi Imana yari yavuze ngo ntagire igisigara, ntagire igihumeka, byose biveho. Byaje kuba ngombwa rero ko Sawuli anyuranya n'Uwiteka, anyuranyije n'Uwiteka. Uwiteka abwira Samweli, umutambyi Samweli, uko n'ubundi niwe ajya kubimikisha amavuta, aramubwira ati Samweli hita ko wihuta, mbonye ibyo Sawuli akoze, yarokoye inyamibwa kandi ntabishaka, hanyuma umukure ku ngoma. Samweli yaragiye ajya gushaka Sawuli, aramubwira ati ariko gutamatama kw'intama ndi kumva mu matwi, ndetse n'amajwi y'amasekurume ndetse n'ibimasa n'inyana, ibyo bintu bimeze biti? Sawuli nyirahunga ikosa, abanza guhunga icyaha, ariko Samweli amusobanurira neza mu ncamake ko yabashe kurokora inyamibwa kandi ko byababaje Uwiteka. Rero Sawuli nubwo yaje gutakamba arigakarira, ariko ntabwo byakunze, kubera ko Imana ishaka ngo tuvugishe ukuri, kandi ijambo ryayo turivuge uko riri, kubera ko niryo rifite ubushobozi. Buriya uri kuvuga ijambo ry'Imana cyangwa uri kuvuga ubuhanuzi bw'Imana, hari umuntu ushobora kubwira ngo hoya ibi ntubivuge cyangwa ibi ntubivuge. Kereka ari Imana akubwiye ngo ntubivuge, umwuka w'Imana akubwiye ngo ibi ntubivuge, rwose uzabisitope ntukabivuge. Ubwo iyerekwa riba riziye kugira gusa ngo umenye ibiriho. Ariko niba ari iby'abantu, kandi abantu akaba ari bagomba kubihabwa, abo bantu bakaba bagomba kubibwirwa, nuko Imana ishaka kubarokoza ayo magambo. Byaje kuba ngombwa rero Imana ica Sawuli ku ngoma. Iciye Sawuli ku ngoma niho Dawidi yimiye ubwami. Imana ibwira Samweli ati genda wihute ujye mu muryango kwa Yesayi, niwe uraza gukura umwami. Ageze asanga y'abasore ba Yesayi ndetse ngo bakuru banini, harimo ba Eliyabu, harimo ba Aminadabu na Shama. Abo ngabo ageze aravuga ati nje hano, Imana yantumyeho kunzanira abasore bawe. Abo ngabo rero Yesayi arabazana azi ko bagiye kwima ubwami, ariko uwo Samweli agiye kumena amavuta yo kugira ngo ashyirweho ikimenyetso cy'ubutware n'ubushobozi bw'Imana, kagiye gukorera Imana. Imana ikabwira Samweli ati ntabwo ari uwo nguwo, kumvira ijwi ry'Imana. Hanyuma rero byaje kuba ngombwa ko Samweli wavuga ati wenda hari igihe ujya ntitwari turwanirira Imana,
y'Imana ivuze burya bifite impamvu ivuze, ibyo utari wahishurirwa nabyo uzabimenya. Ntabwo Samuel yari azi ko Esaya afite undi mwana. Aramaze hari undi mwana waba ufite. Aramubwira ati umwana mfite ni muto, ni umuherezi uwo bita Dawidi, ubu ngubu rwose ntabwo ahari, we abaragiye iki? Abaragiye intama. Uwiteka aramubwira ati mubwira muzane. Hanyuma igihe rero Dawidi baramuzanye, hano Bibiliya tuvuga ngo ari umusore ndetse w'uburanga ndetse ngo w'inzobe ukiri urubyiruko. Hanyuma amuzanye rero, Imana imubwira ko arongo agomba kwimikisha iki? Amavuta. Ahangaha tubona isomo rikomeye cyane, buriya ibidakwiriye Imana ibihindura ibikwiriye, kandi by'ukuri gutoranya n'Imana ni ikintu gikomeye. Dawidi rero icyo yatoranirijwe, Abisirayeli bari bafite urugamba bari bamaze mu imyaka n'imyaka. Ushobora kuba ufite urugamba umaze mu imyaka n'imyaka. Iyo tuvuze urugamba tuba tuvuze intambara. Kandi iyo tuvuze intambara, intambara iri mu bice bitandukanye. Hari intambara zisanzwe tubona, intambara z'amasasu, intambara z'intwaro zikomeye, ishyanga ritera irindi ishyanga, igihugu gitera ikindi gihugu, igihugu kirwanya ikindi gihugu, abantu basubiranamo. Iyo ni intambara iri fizike umuntu wese arebesha amaso. Ariko hari indi ntambara, hari izindi ntambara tugira muri twebwe, intambara zitarebeshwa amaso, kugira ibikurwanya, badayimoni bakaguhagurukira, Satani akaguhagurukira, ibintu byose bikaba fight. Wari uri kukazi ngo nakavuyeho, ntabwo uzi ukuntu wakavuyeho, wagambaniwe, wari uri gukora ibintu runaka, inzira ucungiramo ndizikunda. Ibyo nabyo ni ikibazo. Hari intambara tuzwana nazo, hari igihe uhura n'ibigeragezo, ugahura n'uburwayi butandukanye, ukagenda uhura n'abapfumu, ukagenda uhura n'abakonikoni, ukagenda uhura n'abarozi, ukagenda uhura n'abandi batakwifuza, abantu bakagenda bahonda agatoki ku kandi. Iyo nayo ni intambara. Hari iz'urwana utazizi, hari n'uz'urwana uzizi. Ariko intambara kenshi zikunda kumenyekana ni intambara zihuza amatsinda, ni intambara z'ibihugu, ni intambara z'amashyanga atera andi mashyanga, n'izindi ntambara zitandukanye abantu barebesha amaso, wowe ukavuga ngo hari intambara. Ariko buri muntu wese niwe umenya intambara mu ruhande rwe. Nawe uri kumvira ijambo uzi icyo bita intambara icyo ari cyo, kubera ko ibikurwanya n'ibikugerageza byose urabizi. Ibikurwanya n'ibikugerageza urabizi. Umuntu agira urushako akagira intambara mu rushako rwe, ugasanga uri mu rugo ariko ufite intambara. Umuntu abaho ari urubyiruko cyangwa se ari umusore ari umukobwa, agahura n'intambara z'ibimurwanya. Ibyo byose nibyo nje kukubwira icyo Imana yantumye. Umuririmbyi aravuga ngo guma mu ntambara urugamba ruzagira rute? Urugamba ruzashira, guma mu ntambara. Ngo murwanyi we, ngo mbwira nawe, ngo mbese ngo ijoro rigeze. Uwiteka Imana abafashe. Uwiteka Imana turwanirire mu byo turwana nabyo. Ntabwo umwana w'umuntu yabishobora. Abisirayeli bari bafite ikibazo kibakomereye cyane. Bari bafite ikibazo bamaze mu gihe. Tumaze kubona Abameleki. Hari n'ubundi bwoko bitaga Abafilisitiya. Abafilisitiya ryari ishyanga rikomeye mu buryo bw'abantu. Abafilisitiya bari bafite abasore b'imihangati. Abafilisitiya bari bafite intwaro zikomeye, kazimwe Farawo yari afite atera ubwoko bw'Imana. Baza kugera igihe ngo batangira kujya barenganya ubwoko bw'Imana bw'Abisirayeli. Iyo bavuze Isirayeli ntabwo tuvuga igihugu, ahubwo tureba ugutoranywa n'Imana, ishyanga Imana yaronse. Abantu b'Imana utagomba guhungabanya, abantu b'Imana utagomba gutunga urutoki. Ubwoko bw'Imana Imana yishimira ku manywa na nijoro, wo kwihindura igihangange. Ntabwo byashoboka, ntabwo byashoboka. Abisirayeli bari barahangayitse, bari bafite ikibazo gikomeye. Amatungo yabo Abafilisitiya barayicaga, imyaka yabo mu mirima yabo bajyagamo bakarandura bakabashotora buri munsi. Bakabashotora buri munsi. Ufite ibigushotora buri munsi. Ariko don't worry, wait, tegereza gatoyi, kubera ko Imana ni Imana. Tegereza gato ngiye kubwira icyo Imana yambwiye. Tegereza wumve aya magambo y'ubuhanuzi. Abantu bumva ko ari ibihangange. Hari igihe umuntu yitwaza imbaraga afite, kavuga ati mfite amafaranga, uriya muntu namugenza uko nshaka. Umuntu akavuga ati ngewe mfite intwaro, kiriya gihugu nakigenza uko nshaka. Undi akavuga ati twebwe turi ishyanga rikomeye. Ariko you are human. Wowe uri umuntu. Imbaraga
z'umuntu wese zigira aho zirangirira, ariko imbaraga z'Imana yo mu ijuru Uwiteka ntabwo zijya zirangira. Haleluya! Aya ni amagambo y'Imana y'ubuhanuzi. Kuri uwo mugoroba wo kuwa gatanu, Imana imbwira amagambo, irambwira ngo gutsinda intambara ntabwo ari ubuhangange, nta nubwo ari ibikoresho, ahubwo ngo ni isezerano. Iyo niyo message Imana yampaye. Gutsinda intambara, haleluya, gutsinda intambara ntabwo ari ubuhangange, gutsinda intambara ntabwo ari ibikoresho, gutsinda intambara ntabwo ari ubuhanga, gutsinda intambara ni isezerano. Ubwoko bw'Imana bwari bufite isezerano, nubwo bwarwanaga n'imbaraga zikomeye, nubwo rwarwanaga n'ishyanga rikomeye. Nawe urarwana n'ishyanga rikomeye, ubuzapfo na ruguru. Soka mu ntambara Imana ikurwanirire, soka mu ntambara Imana igukorera igitangaza. Manika intwaro zawe, Imana igukorera ibitangaza. Iyo ntambara urwana, yaba intambara y'umubiri, yaba intambara urwana y'ubucace, yaba intambara yo mu mwuka, don't fight, let God fight for you. Reka Imana bari kurwanirira, kubera ko we ntabwo uzatsinda. Abafilisitiya, Bibiliya itubwira ngo Dawidi yamaze igihe kirekire yegera. Dawidi ajya kujya gutabara, ntabwo yari azi nawe imbaraga ziri kumukoreramo, ariko zari imbaraga z'Imana. Imana iturutse aho utareba kugira ngo itabare. Haleluya! Imana iturutse aho utareba kugira ngo utabare. Don't cry, don't cry. Wirira, amarira yawe agiye guhozwa. Haleluya! Imana irambwira ngo genda ubwire abantu uko bibwira, ntabwo ariko Imana yibwira. Kandi inzira zacu ngo ntabwo arizo nzira z'Imana. Inzira yawe waciye igiye gusiba, saba Imana ikwereka inzira, saba Imana ikwereka inzira. Aya magambo ndi kubabwira ntabwo ari iterabwoba. Saba Imana ikwereka inzira mu byo urimo. Niba no kugambana, saba Imana kugira ngo ikwereke inzira y'imibereho mu bugambanyi. Ibyo uri kurwanira kugira ngo ubashe gufata, saba Imana kugira ngo Imana ibikugezeho, kubera ko ni Imana yanjye, ni Imana yawe, ntabwo ari Imana irabana ku butoni. Bibiliya itubwira ngo umuntu aratekereza, inama umuntu yigira mu mutima we niwe nyirazo. Ngarika igisubizo cy'ururimi rwe kiva ku Uwiteka. Imana irashaka ko abantu bo mu isi, abami bo mu isi, abategetsi bo mu isi, abandi bantu bihaye Imana, abavuga ko bakorera Imana, abavuga ko bubaha Imana, ubwoko bw'Imana yaremye buca bugufi, bugasenga, bugashaka mu maso h'Imana. Imana nayo ikabona uko ibakiza. Muri Ngoma ya 2 niko Imana yavuze, igice cya 14 umurongo wa 7, ngo abantu bitiriwe izina ryanjye nibashaka mu maso hanjye bagasenga, bakanyambaza, bagahindura ingeso zabo mbi, nanjye nzabumva ndi mu ijuru mbakirize igihugu. Ntabwo igihugu kikizwa n'intwaro zikomeye, ahubwo igihugu gikizwa n'isezerano ry'Imana. Ntabwo wabasha gufata ubutware, ntabwo wabasha gufata ubutegetsi ubwo ari bwo bwose atari isezerano ry'Imana. Ariko uhagararanye n'Imana, niyo banyeganyeza ntabwo byakunda. Uhagararanye n'Imana, niyo imiraba yaza ntiyagutembana. Uhagararanye n'Imana, Imana iguhindura umuhanga mu baswa, ikaguhindura umuhanga mu bahanga. Imana ikaguhindura uko abantu batari bakuzi, cyane ko nta n'ukuzi Imana itagusobanuye. Uri umunyembaraga. Haleluya! Imana yabwiye Gideyoni agiye gutabara. Imana iramubwira ati genda uko imbaraga zawe zingana. Gideyoni yaratangiye atoragura ingabo. Aha twaraga ingabo 300, agatwara ingabo 500, agatwara ingabo zingahe. Ngagiye gutabara, kandi agiye gutabara kuri mission y'Imana. Ariko Imana ntabwo igirwanirirwa. Imana buri munsi ikamubwira ati gabanya ingabo. Niko kumubwira ngo hindura ibitekerezo byawe. Ibitekerezo by'umuntu bizaba ubusa. Ibitekerezo by'umuntu bizaba ubusa, ariko ibitekerezo by'Imana ntabwo bizahinduka. Abafilisitiya ngo bari abagabo barebare,
bari muri za metero 6, metero 6, abagufi babo bari muri metero 6. hanyuma ngo baritegura uko Dawidi ngo yagendaga yoroganiza urugamba rw'umwuka wera, Imana ihagararanye na Dawidi kubera ko bene nyina bari batinye, bari kumubwira ati wa mwana ugira ubwibone, wa mwana uri gusuma mu biki, ariko reka nimba ari Imana iri kunyobora muri aya magambo azakora imirimo n'ibitangaza. Yesu ashimwe cyane. Azakora imirimo n'ibitangaza uko ni Imana ivuga. Dawidi akabwira ati ariko murabona nkoze iki? Batekerezaga ko ngo bari bamaze igihe kirekire bararwanye cyane ndetse baterana na Sawuli bajyana gutabara, baratsindwa, kandi Sawuli nawe yari umwami umeze nk'igihanga. Icyo gihe Dawidi asuma agiye kurwana n'Abafilisitiya, Sawuli yaramubwiye ati mwana have, kubera ko Dawidi yajyaga amucurangira nyuma yuko Sawuli avuye ku bwami, ngo imyuka mibi yaramugendereye iramurogoya. Hanyuma ya myuka rero ashaka umucuranzi ari we Dawidi kugira ngo Dawidi ajye kumucurangira, hanyuma namucurangira ya myuka mibi ihunge. Nuvuga ngo Dawidi yabaga kwa Sawuli. Bigeze igihe rero, igihe Dawidi yajya gutabara, Sawuli aramubwira ati wigendera aho ngaho, itwaze inkoni. Nawe ni witwaze inkoni, nyabune utaza guhuriramo n'urugamba. Ariko dufite inkoni yo mu ijuru, dufite inkoni Mose yagendanye, dufite ibuye ariwe Kristo, dufite imbaraga z'Imana tugendana nazo, imbaraga zitatuma uhangamuka, imbaraga zabanye n'abakera bizeye Imana, imbaraga zabanye n'intumwa zigakura ba Pawulo mu nzu y'imbohe, iminyururu yose igacika mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Uwo Yesu ni Uwiteka. Uzasoma Abafilipi bazabikubwira neza 2:11, ni Uwiteka. Hanyuma icyo gihe ngo Dawidi amaze igihe agogera areba ibirindiro byabo, agenda abegera gake, ni amasengesho y'abera. Abera mufata igihe, mufata ibirindiro byanyu musenge, abasenga mufata ibirindiro byanyu musenge. Mwe kwishinga impuha, mwe kwishinga amagambo, mwe kureba ibikomeye. Abantu bari kujya ku masosho media, induru zikaniha, aha nta byagenze gutya, ibyo birareba ba nyirabyo, nge ndi kureba Imana. Ibyo birareba ba nyirabyo, ibyo nge ndeba ni Imana, kubera ko hari Imana ihindura amateka, hari Imana ihindura amateka. Umuhanzi umwe Azera mu ndirimbo yaririmbye yaravuze ngo, yavuze ko azamenagura ibihome, Uwiteka azamenagura inkike, Uwiteka azamenagura imfatiro zose azisenye. Ni umuhanzi nkunda cyane, indirimbo ye yaririmbye ntabwo nzayibagirwa. Uwiteka azamenagura, Uwiteka ataringaniye azaharinganiza. Ntabwo byashobokaga mu buryo bw'abantu kugira ngo Abisirayeli batsinde urugamba binyuze kuri Dawidi. Inzira itagaragarira abantu, inzira itagaragara mu imbaraga z'abantu, ariko Uwiteka ataringaniye azagira ati? Azaharinganiza. Goliyati gabwira Abafilisitiya ati ni njye uraserukira Abafilisitiya. Ingabo zo mu isi zizananirwa, intwari zo mu isi zizananirwa, ahasigaye naho intwarane. Ngafata ibyuma arambara, afata ingabo bamutwaza ingabo, afata ingofero z'urugamba zitamerwa n'amasasu. Ejo bundi numvise hari umuntu ngo ufite indege, ariko ntabwo mbyinjiyemo ni ukugira ngo ntange urugero, ntabwo ari Imana yambwiye, ariko nari ndi kubyumva ku masosho media ngo hari igihugu kimwe ngo mu bihugu duturanye nabyo ngo gifite ngo indege ngo itamenwa n'amasasu. Ariko ugenda muri iyo ndege ntabwo ari harara, nta nubwo ari haba. Nta kindi nshatse kuvuga,
ndenda kukubwira ko ameze nk'atwitira Imana yatwikura. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo ninjiye mu bindi bintu, ntabwo ninjiye muri politiki, ariko nta kintu na kimwe, nta na kimwe. Dawidi ngaregera, Dawidi yaje kugera igihe abwira Sawuli, aramubwira ati dore iyi nkoni yawe wampaye. Uwo ni umwuka w'Imana ambwiraga ntutware n'intwaro, kubera ko intwaro utwaye irahagije. Yari atwaye ibuye ryayo rindi Yakobo yiseguye, amaze Yakobo akagira iyerekwa, akabona urwego ruhagaze ku isi, rihagaze no mu ijuru, atangira kugira na communication n'Imana, abamarayika bamanuka, abandi bazamuka. Icyo gihe Yakobo yararushye, nawe urarushye. Yakobo yararushye, ibihugu birarushye, abantu bararushye, bakeneye kuruhuka, abantu bari mu ntambara, bakeneye kugira ngo babone barwanira. Ariko Uwiteka yarantumye. Ntabwo ari ubuhangange, ntabwo ari intwaro, ntabwo ari imbaraga z'umuntu si n'ubushobozi, ahubwo ni isezerano. Abazi Imana yabo bazakomera, abazi Imana yabo bazakomera, kandi nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Niko mu gitabo cya Daniyeli 11:32 havuga. Abazi Imana yabo, komera ku Mana yabo. Nawe niba uri mu rugamba uri kurwana, urugamba urwo ari rwo rwose uri kurwana narwo, nizere ko uri kugendana n'isezerano. Niba utari mu isezerano, imirimo uri gukora is nothing. Urimo urakora ibikorwa bidafite iyo bijya, urimo urakora ibikorwa bidafite agaciro, bizabyara impfu nyinshi koko, ariko ntacyo uzageraho. Ariko niba uri kugendana n'isezerano ry'Imana, guma mu ntambara, urugamba ruzashira. Haleluya. Goliyati ngo yegera Dawidi, aramubwira ngo icyo gihe ngo Bibiliya yatubwiye neza ngo Goliyati yatewe Dawidi mu izina ry'Imana ze. Imana ze zitamenyekana, mu izina ry'Imana ze za nyabingi zimubesha, zimubwira ko araza gutsinda urugamba. Iki gihe cya none isi yose irakorana n'imyuka mibi, imyuka mibi irabizeza ko bagiye gutsinda. Ariko Dawidi yaramubwiye ngo nguteye mu izina ry'Uwiteka. Samuri Imana icyubahiro. Nguteye mu izina ry'Uwiteka, Imana ya Isirayeli, kugira ngo n'amahanga yose azamenye ko muri Isirayeli harimo Imana, n'amahanga yose azamenye ko turi ubwoko bwatoranijwe n'Imana. Haleluya. Niba uhagararanye n'Imana, vuga ngo amen. Kandi niba uhagararanye n'Imana, komera mu mutima wawe. Ariko niba urugamba urimo utari kumwe n'Imana, uraruhira ubusa. Mu izina ry'Uwiteka wohereje Dawidi, niho Dawidi yishe Goliyati. Dawidi akoresha ibuye ngo arafite umuhumetso, arazunguza. Komeza uzunguza ugota umwanzi wawe, komeza uzunguza ugota umwanzi wawe, zunguza iryo buye ugota umwanzi wawe. Hamagara ngo mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, urekure umuhumetso. Yesu yazutse nyuma y'iminsi 3, ubundi umwanzi arapfuye. Goliyati ngo ryahise ko rimusatura, rimumena impanga, kandi yari afite ibyuma, yari afite ingabo, yari afite ibikoresho, nta kintu kimwe atari yujuje mu buryo bw'abantu. Niba wiringiye amagare n'amafarashi ngayo Farawo yari yiringiye agakurikira ubwoko bw'Imana, uzatsindwa. Genda ujya mu gitabo cyo mu Kuva 14:15 usome iyo nkuru, irakwereka neza uburyo Farawo yari umuntu ukomeye, uburyo yakurikiye ubwoko bwa Isirayeli, akagenda afite amagare n'amafarashi, bikarangira imitungo ye yose itikiriye muri iyo nyanja. Imana iraje kugira ngo yigishe abantu ku isi. Isomo ry'Imana rigiye ryatangira, isomo ry'Imana riratangiye. Ariko wowe ushaka kwiyarura, ni wiyarure, kubera ko Imana iracyagukunda kandi Imana iracyagushaka. Bene data nikubwira ubu butumwa, ubu ni ubuhanuzi butavangiye. Niba wiringiye imbaraga zawe uzatsindwa, ariko niba uri kugendana n'Uwiteka mu isezerano ry'Imana, ntabwo rijya ritsindwa. Reka nsoza dusomeye icyanditswe cyo muri Zaburi 125. Kiravanga abiringiye Uwiteka. Haleluya. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni, ngo utabasha kunyeganyega, ahubwo uwo musozi uhora uhamye iteka ryose. Haleluya. Uwo musozi usamye uhora uhamye iteka ryose, uwo niwo musozi bita Siyoni. Imana irashaka guhindura umusozi Siyoni uhamye,
hagarara mu birindiro byawe ugumana agakiza. Abasenga musenge, abasenga mukomere ku rufatiro rw'ijambo ry'Imana, abasenga mugumye mwinginge, mugumye muhamagara Imana kandi izabumva. Imana ibagire neza. Mfite ibyo navuga ku giti cyanjye ariko ibi ntabwo ari ibyanjye. Bavandimwe, umuririmbyi yaravuze ngo ntubabazwa n'iwanya akaga barimo. Turababaye cyane ku ntambara zigenda ziba hirya no hino, kandi turabaye ko Satani yamennye umuriro mu isi akaba ari gutera ubwoko bw'Imana impande zitandukanye. Niyo mpamvu tugomba gusenga kandi tugasenga mu kuri no mu mwuka. Amahoro y'Imana abane namwe, mwakira ijambo ry'Imana, mwakira ubuhanuzi bw'Imana Imana yandumye, kubera ko ariko Imana yabishatse kugira ngo uyu munsi bubashe kuba bwabageraho. Ariko mu byo urwana nabyo, gutsinda intambara si ubuhangange, si ibikoresho, ahubwo ni isezerano. Mana Data, mu izina rya Yesu Kristo, Mana yitiriye imiryango yose yo mu isi, turagushimiye kubera ko ijambo ryawe rigeze kuri twe. Utuma Yona kugira ngo ajye i Nineve, wagira ngo abantu b'i Nineve bumve imiburo yawe, bumve ijambo ryawe ribahindure. Uyu mwanya rero Data twese, ntabwo nanze gutumika, ndarivuze n'abatumva ikinyarwanda bari mu bihugu bitandukanye, iri jambo bazaryumva kubera ko hakorerwa y'indimi nyinshi, hari abasemuzi, kandi mwami uri Imana itagibura ukwigenza. Data twese niyo mpamvu tugushimye, kubera ko Nineve yaje kugira amahirwe akomeye nyuma y'uko Yona asubiyeyo akemera kuvuga ibyo yamutumye. Data twese Nineve bagize icyo bakora, biyiriza ubusa. Mwami Imana bafata ingamba zikomeye, amaze abasha gutsinda icyago. Icyubahiro n'ikibi cya Mwisi no mu ijuru, gumya urengere Mwami Imana ubwoko bwawe, kandi gumya urengere Abanyarwanda, ugumya urengere ubwoko bwawe buri ku isi, utukingire ikibaba mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.